Uwiteka Imana abaha umugisha kandi akomeza abiteho kubwije no kubukeye. Turi mu bihe byo bitoroshye, ibihe abantu bari gusubira inyuma mu gakiza. Rero niba wagize amahirwe ukamenya Kristo, uyu ni umwanya mwiza wo gukomeza kumenya kandi ukamukurikira, wo kumva yuko byarangiye kuri wowe. Imana ishoboye byose ku buzima bwawe, byashoboka kuri wowe. Ibihe bitagoye, ariko humura, ibihe bisimburanwa n'ibindi bihe, kandi nabyo ibihe ubitega ibindi bihe. Icyo kintu ngira ngo muracyumvise, ni ukuvuga ngo igihe gikundwa n'ikindi gihe. None aha nubwo utishimye, ariko Kristo afite ubushobozi bwo kuguha amahirwe yo kwishima. Ejo rero nubwo ubona hari umwijima uyu munsi, ariko ejo hari umucyo kandi mwiza. Inkuru nkuzaniye ni uko Kristo aracyakora kandi afite imbaraga ku buzima bwacu uko bwije no kubukeye. Mu kiganiro n'ibisanzwe rero ni umucyo, inspiration y'umucyo. Ese uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo umucyo, Kristo ni umucyo kandi natwe dukwiriye gukora mu mucyo nk'uko Kristo nawe ari umucyo. Tumaze igihe rero tutabonana, ariko Imana ikomeje kuturinda. Mutureba tutabareba, ariko nzi neza yuko mumeze neza, kugira ngo tujye tumenya niba koko mwadukurikiye kandi mwafashijwe. Mujye mwandika muri comment, hanyuma twurebe ko byatanze umusaruro kandi mwiza. Ni Evangeliste Ben, n'ubundi gahunda ni yayindi, ni ukubatura abantu, kubakura mwanya umwe utari mwiza, kubashyira mu wundi mwanya mwiza, bakabona ubugingo buhoraho. Ibyo bintu ni byiza cyane ku buzima bwacu kandi ni umugisha. Kadusenge kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu. Uwiteka Imana aze kubana natwe. Turagushimiye Uwiteka, urakoze gukomeza kuturinda. Duhura n'ibihe bigoye, ariko ujya uturinda muri ibyo bihe. Tujya tubura amahitamo, ariko wowe uduha amahitamo meza. Ndetse ntabwo wirengagiza ko twacumuye, nubwo tuba twaracumuye uduha amahirwe tukunya tukaba abana bawe. Urukundo waduheretse ukaduha Kristo kugira ngo aze kudupfira, ibyo byaduhaye byiringiro yuko turi abanyagaciro ku buzima bwacu bwa buri munsi. N'ubundi turagushimye Mana nziza, reka ineza yawe iganze, uko ukwiye kuri twebwe, ukomeze ubane natwe. Senge abantu bose bazakurikira kino kiganiro, Mwami Imana uzabahe umugisha, kandi ukuboko kwawe kuzabakoreho. Ababaye uzabaye kwishima, abadafite ibyiringiro by'ejo hazaza uzabakomeze mu rugendo rwo kwizera, kandi ukomeze bagire neza. Ngaho nanjye komeza unyuzuza iby'ubwenge, kugira ngo Mwami Imana ndeme imitima isa nkaho yari yaracitse intege yongere igire ubugingo. Kandi Mwami Imana ndabizi neza yuko ujya ubikora. Urakoze, ibyo byose tubisabye tubinyujije ku Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe. Reka nsuhuza abantu, ndabasuhuje babantu bajya bakora comment, babantu bajya basharinga. Mwabonye ko turi kubura umubare mutoya kugira ngo tugere nibura subscribe 2000. Nibura umuntu uzareba iyi video atarakoze subscribe, reka mubwire ngo kandaho, ndetse ukane no kukazogera ujye ubona notification uko ubonye ikiganiro, uko hazajyaza ikiganiro ujye ubona umugisha. Kubera yuko ibi ngibi byose niba ngiye mbwirije nawe ukabireba, ni umugisha w'Imana, kugira ngo twumve icyo Imana iba yaduteganyirije. Uyu munsi rero ni icyigisho ngira ngo tuganireho, Imana yamaye kugira ngo tuganireho, twumve icyo Imana itubwira. Turaganira ku kijyo bivuga ngo umumaro wo gutsinda ibigeragezo. Bene data, turi mu bigeragezo muri iyi minsi, kandi koko isi yaguriwe n'ishyano kubera yuko Satani yamanutse. Rero aho Satani ari akwiriye kuba ibigeragezo, ariko muhumure, nubwo haba hari ibigeragezo bingana gute, dufite ibyiringiro yuko Kristo ibyo bigeragezo ashobora kugira ibisubizo. Haleluya! Dufite ibyiringiro by'uko Kristo ashobora gufata ibigeragezo akabihindura ibisubizo. Dufite ibyiringiro by'uko Kristo ashobora gufata ubwo burwayi bwawe akabukiza, ndetse bikaba ibisubizo. Ngo Yesu ngo ahura n'umuntu ngo wari umaze igihe atareba, ngo hanyuma bagira gute, amukora ku maso, aramubwira ati genda, hanyuma wihanagure woge mu maso wakire gukira. Ngo aramuhumura, ngo amaze kumuhumura, ngo abantu bakajya bavuga ngo ariko wiriye ni wa wundi twari tuzi utararebaga.
bamwe bati niwe, abandi bati siwe, abandi bati cyokora arasa nkawe. Haleluya. Ibyo nibyo Kristo ashaka gukorera. Ari situation tugeramo abantu bakakwitiranya. Mwifurije kugira ngo situation yawe izacanga abantu. Situation yawe izacanga abantu bajya ngo ese uriya niwe, ese cyangwa ntabwo ari we, ariko arasa nkawe. Uko niko bijya byenda. Imana yagusubije abantu bakwibazaho, ariko Imana ibizi igihe izabikorera kandi irabishoboye. Uwo muntu wahumutse wari umaze igihe kinini atabona, abantu bibajije niba ari we, ariko we akavuga ngo ni njye. Igihe kirageze yuko uzagenda wivugira ubuhamya ati ni njyewe, wa wundi mwari muzi, wa wundi wari uri mu buzima bukakaye, wa wundi wari uri mu buzima budafite ishusho, ubu ngubu ni njyewe Kristo yagiriye neza. Humura rero, reka turebe nk'uko nababwiye umumaro wo gutsinda ibigeragezo. Kumenya ko ibigeragezo bifite impamvu, bifite inyigisho, kandi ko kubitsinda bitugirira akamaro gakomeye mu rugendo rwacu rwo kwizera. Ese wari ubizi neza yuko iyo utsinze ibigeragezo bigira akamaro gakomeye mu rugendo rwacu rwo kwizera? Nibyo, Yobu atsinda ibigeragezo bituma ineza y'Imana imugarukaho, ndetse imugarukaho yuzuye. Bya bigiye yarahomye byose Uwiteka bikuba inshuro nyinshi cyane. Kadusome umurongo ugaragara muri Bibiliya, Yakobo, turahera ku murongo Yakobo igice cya mbere duhere ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 4. Bavandimwe banjye, nimwishimwe rwose nimugeragezwa n'ibigeragezo bitandukanye. Menye yuko kugeragezwa kwizera kwanyu gukomeza kwihangana, ariko kwihangana gukomeze kugira umumaro wuzuye, kugira ngo mube abantu bashyitse batunganye batagira icyo babura. Haleluya. Ara muri Yakobo ngo bavandimwe banjye, nimwishimwe rwose munezerwe ibigeragezo bitandukanye. Menye yuko kugeragezwa kwizera kwanyu gukomeza kwihangana. Rero iyo tugeragejwe bigoye kudutera kwihangana. Iyo ibyo bigeragezo byaje, nicyo gihe cyo kigaragaza yuko Kristo ashaka kureba se wa mukristo wanjye, cyangwa se wa muntu wanjye uhora umamya ahagaze neza mu by'agakiza, cyangwa nawe ari muri ba bandi bashobora kubona ibigeragezo bije bakamvaho. Ese waba ubizi neza yuko izahabu igeragereshwa umuriro? Ndabikubwira n'ubwo ngo kugira ngo bamenye neza yuko ikintu ufite ari original, wenda impeta ya zahabu bashyira muri aside. Iyo bashyize muri aside bakongera bakayikuramo ntacyo yabaye, iyo ngiyo ari zahabu, ari ya nyayo. Rero kubera yuko nawe ufite agakiza nakita nka zahabu, iyo zahabu yawe rero Imana, iyo Satani aje akaguteza ibigeragezo, aba ashaka kureba se wowe ubwawe ukwiriye gukomeza guhagarara ku byo wizeye. Rero ibigeragezo nawe ukwiriye gutuma tuva ku Mana, oya, ahubwo ibigeragezo bikwiriye gutuma bidisunika bikatuyegeza ku Mana. Yobu baramubwira ati wavuye ku Mana yawe, hanyuma ukikakana Imana yawe ukipfira. Amubwira ati ku murongo wa nyuma, ku gice cya nyuma, mu gice cya 22 muri yo baravuga ngo nzi ko ushoboye byose kandi nta kibasha kugora imigambi yawe yose. Nyuma yo kugeragezwa n'ibigeragezo byinshi cyane, abantu benshi bakamubwira ati genda vaho, inshuti ze zikamuvaho bakamureka, ndetse bakamujyana inama itanditse yo kwihakana Uwiteka kugira ngo abashe gupfa. Aho ngaho niho Yobu yahagaze akizera, agakomera, akumva yuko nubwo yahura n'ibigeragezo, nubwo umubiri we wahura n'ibibazo, nubwo yakumva ko atameze neza, Imana yiringiye ishoboye byose. Reka twirebere nibura ingingo nk'eshatu zadufasha gutsinda ibigeragezo. Ingingo ya mbere, ibigeragezo ntabwo ari igihano, ni amahirwe ku mukristo.
kwerekana ko ibigeragezo bidaturuka ku Mana nk'ibihano, ahubwo bidufasha kwizera kwacu gukura. Reka muvuga ngo muri byavuga ngo ubuzima uri gucamo nonaha ngo nibwo buhamya bwawe bw'ejo hazaza, ngo agahinda ufite uyu munsi ngo nibwo buhamya bwawe bw'ejo hazaza, ngo niwe wenyine ukwiriye kugufasha muri ibyo bibazo. Nuvuga ngo ubuzima uri kunyuramo cyangwa se ibyo bigeragezo ni ukugira ngo uzakomeze undi muntu ukomeye ufite ibigeragezo na muri iyo situation uzambwe ngo ihangane, nanjye ubwanjye nahuye n'ibigeragezo bikomeye ariko Kristo yangumye kuri njyewe kandi nakomeje kumwizera, mbona ineza ye, ndi umugabo wo kubihamya. Ese uzashobora gukomeza abandi wowe utarikomeje? Birumvikana icyo gihe cyiza cyo gukomeza agakiza wamenye ugakomeza rwose kugira ngo uzakomeze abandi. Reka turebe indi ngingo ya kabiri, gusanga Imana mu bigeragezo. Naratangaye gusanga Imana mu bigeragezo. Umuntu umwe yaraje arambwira ngo umukozi w'Imana ati nahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane, atariko nzi neza ko Imana ishoboye byose. Naho ndavuga ati rwose umuntu w'Imana, Imana ishoboye byose kandi no kwiringirwa. Ndamubwira ni rero ukwiriye kusanga Imana cyane, nubwo ufite ibigeragezo ariko Imana ifite ububasha bwo kugukiza. Turabyumvikana. Nkajya muhamagara nkamuvugisha, nyuma muvugisha arambwira ngo nakomeje gusenga ahubwo mbona ibigeragezo bwo bigenda byiyongera. Numva umutima wanjye urabaye cyane, ndavuga ngo Mana yanjye, nicyo gihe cyo kongera kubwira abantu yuko ibigeragezo nubwo byaza ariko Imana ifite ubushobozi bwo guhagarika ibyo bigeragezo. Nyamara yari mu nzira nziza, nyamara byashoboka ko urugero yari agezeho rwari rwiza rwo gutsinda ibigeragezo, ariko habura umwanya mutoya yumva yuko acitse intege, aravuga ati oya, n'ubundi ndabona bisa biruta aho narindi. Reka mubwire ngo niba warafashe inzira nziza yo gukurikira agakiza k'Imana, komeza mu murongo Uwiteka yaguteguriye. Imana ishoboye byose, Imana itwitaho, Imana iradukunda, nta kintu na kimwe itazabura kudukorera. Situation iriho nonaha uri kubona bisa nkaho idahari, ariko Imana yacu ishoboye byose. Imana yacu niyo kwizerwa, Imana yacu ni nyembaraga, Imana yacu ni nyerukundo. Aho gusubira, hari abantu benshi Imana igira neza ndetse ikabakura mu rupfu rw'ibigeragezo, ukabona ko rwose bari bagiye no kubura ubuzima, ndetse bagasezeranya Imana bagomba Uwiteka nurabuka udukuye aha ngaha tuzagukorera ndetse tuzakomeza tugushima. Ariko mu by'ukuri wareba ibyo wasezeranyije Imana ugasanga nubwo Imana yagukuye muri ibyo bigeragezo ntabwo bigeze gukurikiza ibyo wemereye Imana. Ese ujya wisuzuma ukareba ibyo wasezeranyije Imana niba warabikoze, niba utarabikoze, Imana dutabare kandi kunyongere tugarukeho. Haracyari amahirwe, na wundi utanga amahirwe ni Kristo. Kristo no kwizerwa, wo kumva yuko byarangiye, garuka wo gusubira inyuma. Imbere ni heza, turi mu nzira yo kujya mu ijuru, turi mu nzira yo kujya Siyoni. Imana ishoboye byose rwose, kandi Imana ishobora gutsinda ibigeragezo bitugeraho buri munsi. Reka turebe iyi ngingo isa nkaho isoza ivuga ngo gutsinda ibigeragezo bituzanira guhembwa. Usobanura ko gutsinda ibigeragezo bituma tugorerwa n'Imana haba mu buzima bw'ubu n'ubuzaza. Reka turebe umurongo wo muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Havuga ngo hahirwa umuntu wihanganiye umugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 10
n'umunani avuga mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa. Haleluya! Nubwo duhura n'ibigeragezo bikomeye, nubwo tunyura mu mahwa, nubwo tunyura mu bisate by'amacupa tugakomereka, ariko reka nkubwize ukuri, Imana yacu ifite byinshi yaduteguriye kandi byiza. Izatwambika ikamba, tuzabona amahirwe. Hano yakora ngo ahirwe umuntu wihanganiye umugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yamusezeranyije abayikunda. Nanone hano Abaroma baravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa. Uko tuzamera ngo nawe ukurerekanwa, ngo cyakoze Yesu niyerekanwa ngo tuzasanga we. Bizaba ari ibirori, bizaba ari ibihe bidasanzwe. Tuzabona ba Mose, tuzabona n'aba Eliya, tuzabona abakozi b'Imana bakoreye Imana. Abantu bose bavuga ngo warakoze kwihanganira ibigeragezo, warakoze kuba mwisi y'ibigeragezo ariko ukabitsinda, warakoze kuba Kristo yarwanye nawe, warakoze kuba Satani atarigeze akurusha imbaraga mu buzima bwa buri munsi. Ko Imana ishoboye byose. Humura rero, Imana niyo kwiringirwa. Muhaye umugisha, ukomeze uhatane muri urugendo urimo, ukomeze uhatane, wumve yuko bishoboka, gutsinda birashoboka. Humura, ntabwo bikomeye, birasa nkaho bisa nk'ibigukomereye, ariko nzanye inkuru yihumure, imbaraga zo gutsinda ibigeragezo. Nzanye inkuru yihumure bivuga ngo Kristo aracyari kumwe nawe. Nzanye inkuru yihumure bivuga ngo gutsinda birashoboka. Umumaro wo gutsinda ibigeragezo, wifurije gutsinda ibigeragezo, wo kwiheba, komera, shikama, senga. Imana iri kumwe nawe. Uwiteka kugirira neza. Shalom shalom.